Yes, mwiriwe neza. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu biri kubazwa. Nuvuga ngo mu ngingo ziri kubazwa ni ibiki biri kwibandwaho. Ese ni izihe ngingo ziri kwibandwaho mu bizamini bya provisoire? Ese ni ibihe bintu biri gutsinda abantu mu kizamini cy'imodokari? Ese ni ibiki biri gutsinda abantu mu kizamini cy'ipikipiki cyangwa se mu bizamini bya moto? Ibyo bintu bitatu nibyo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro, ariko ntabwo twabisoza kuko ni byinshi. Turahera ku bya moto n'imodokari, hanyuma ku munsi ukurikiyeho, hanyuma tuzarebe ibijyanye na provisoire. Reka rero mbanze mbibutse icyo mugomba kumfasha. Nanjye mfasha ikintu cyoroshye: kora subscribe. Urabona niho tugitangira, ntituragera kure, ariko ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, hanyuma wowe wayikoze kora kuri like. Erega urayikinze ikiganiro twagiranye, ntekereza ko ntacyo uhomba, nta kiri buze gomba gukora kuri like, nta gihombo ufite. So kora subscribe niba utarayikora, kuko warayikoze wongeye gukoraho waba ukuyeho, waba ukoze ani subscribe. So ibyiza rero wakora sub, hanyuma ukaba unteye inkunga. Ikindi, uramutse wifuza kubona provisoire mu gihe gitoya, cyangwa se ufite inshuti yawe yifuza kubona permis provisoire, permis définitif, cyangwa se permis supplémentaire, ariko mu gihe gitoya, nta wundi muntu ashobora kunyuraho wamufasha uretse mwarimu Lucky. Mwarimu Lucky niwe mwarimu wenyine wizewe ushobora kugufasha muri ubu buryo. Ushobora kuguhuza n'undi mwarimu muzima, ko tuba tuziranye, bamwe na bamwe turaziranye, bashobotse cyangwa banashoboye, ashobora kugufasha mu buryo bwo kubona permis provisoire, permis définitif, ndetse na permis supplémentaire. Supplémentaire rero ni igihe ufite permis isanzwe, permis A uri gushaka B, icyo gihe ni supplémentaire. Mu gihe ufite B uri gushaka C ni supplémentaire. Mu gihe ufite B uri gushaka A, iyo A uri gushaka yitwa supplémentaire. Mu gihe uri gushaka wenda ufite A, ufite B, ufite C, hanyuma ukaba uri gushaka D, icyo gihe ya D uri gushaka yitwa supplémentaire. So abashaka izo kategori mwese rero mushobora kumbaza ni ikihe gice cyaba cyiza cyo gukoreramo permis définitif. Nihe nakorera permis définitif nkoze rimwe nkatsinda? Ntabwo tere zose zisa. Ntabwo tere ya Nyamirambo ihuye na tere yo mu Busanza. Ntabwo tere yo mu Busanza ihuye na tere y'i Rwamagana. Ntabwo tere y'i Rwamagana ihuye na permis y'Umuhanga, ndetse y'Umuhanga ntabwo ihuye n'iyo na permis ya Nyagisenyi, Nyamagabe ku Gikongoro, nta n'ubwo ya Gikongoro ihuye na tere y'i Rusizi, Icyangugu. So bivuze ngo wifuza rero aho nakorera nkatsinda kandi mu gihe gitoya, ni hehe? Icyo gihe rero nakuyobora, nta kiguzi bisaba. Icyo usabwa ni kimwe: wahamagara nimero ya 0722 91 666 95. Iwacu gutsinda ukora rimwe gusa ugatsinda. Nuvuga ngo tugirana, hari amasezerano dufitanye, dushobora kugirana nawe yanditse avuga ngo ngewe reka nige, hanyuma nzishyura ari uko natsinze. Hanyuma muri ya mafaranga yose twumvikanye, ushobora guhitamo kuyishyura mbere cyangwa se ugahitamo kuyishyura nyuma, kandi ukishyura ari uko wagize gute watsinze. So urumva rero nta kigoye kirimo. Ushobora kuza ukiga ukwezi kumwe, ukiga amezi abiri, ukiga utarayishyura, cyangwa se ukiga iminsi 3 utarishyura, ukabona permis provisoire, hanyuma watsinda ukabona ukishyura. Ndetse no kuri permis définitif nabwo ubwo buryo burashoboka. Ni karibu rero, mwaza tukabafasha. Rero tugiye kwinjira mu ngingo z'uyu munsi. Tugiye guhera cyane twibande ku modoka na moto, cyangwa se imodoka n'ipikipiki. Ni ibihe bizamini biri gutsinda abantu ku ipikipiki? Murabizi ku mategeko y'umuhanda tumaze iminsi twiga ibimenyetso bigenga uburyo kugenda mu muhanda. Twize ko ari bitatu: harimo ibyapa, harimo ibimenyetso bimurika n'ibimenyetso byo mu muhanda. Ni ukuvuga ngo muri uru Rwanda dufite umugisha ko ibizamini byose nta na kimwe kibera ahantu hari ibimenyetso bimurika. Ubwo byo bivemo.
ahubwo hasigaye ibimenyetso bibiri, ibyapa n'ibimenyetso byo mu muhanda, ubwo ni imirongo. Hanyuma ibi byapa byo ku muhanda mu kizamini byibandwaho, abenshi batsindwa n'ibi byapa. Ahantu hari icyapa kivuga ngo ntihanyurwa, ntabwo wemerewe kwinjiramo. Niba hari icyapa kivuga ngo ntihanyurwa bakagusaba kujyayo, uramusubiza ngo birabujijwe. Icya kabiri ni ahari imirongo mu muhanda idacagaguye. Aha turi ku modoka, kuko imodoka niyo tujya mu muhanda. Niba hari umurongo udacagaguye, uyu murongo uri gutsinda abantu, uyu murongo udacagaguye birabujijwe kuwurenga. None niba bibujijwe kuwurenga, sasa iyo uhageze utwaye mu muhanda, urumva watsimbuye, wahagurutse. Mbere yo guhaguruka urabanza ucane ikinyoteri cy'ibumoso kigaragaza ko winjiye mu muhanda. Icyo kintu gitsinda abantu, ntibibuka gucana ikinyoteri cy'ibumoso. Iyo umaze gucana cya kinyoteri cy'ibumoso, umaze kugicana, kimaramo igihe gitoya, kirangirana n'icyo washaka kwerekana. Washaka kwerekana iki? Niba washaka kwinjira mu muhanda ukaba wahinjiye, kikuremo, kuko kiriya kinyoteri kirangirana n'ibyo washaka kugira gute kwerekana. Hanyuma rero iyo umaze gukuramo iki kinyoteri, uragenda, wajya guhagarara, kuba ushobora kugera imbere akakubwira ngo hagarara. Guhagarara urabanza ucana ikinyoteri cy'iburyo, kubera ko iyo duhagarara iburyo bw'umuhanda bitewe n'icyerekezo umuyobozi yaganagamo. Hanyuma ariko agahagarara yegereye akayira k'abanyamaguru, ariko umwanya usigara nturenge santimetero 50 nibura. So urumva ikinyoteri cy'iburyo urahagaze. Iyo umaze guhagarara ukuramo cya kinyoteri cy'iburyo, hanyuma noneho ugacana ibyo bita double indicator cyangwa se double indicateur. Ubwo nuva ngo ni ugucana, bamwe bavuga ngo ni danger. Uracana danger, uracana inyoteri byose uko ari 4. Numara kubicana sasa, ubwo urategereje, washyizemo vitesse ya mbere, uri muri vitesse ya mbere, kuko ntabwo uza guhagarara ugume muri vitesse ya kabiri. Ntabwo uza guhagarara, iyo umaze guhagarara ni vitesse ya mbere, iyo cyose uhagaze vitesse ya mbere. So dore aho bikomeye, ni ukuvuga ngo haguruka tugende. Iyo akubwiye haguruka tugende, ukora iki? Zimya double côté, zimya double indicateur, zimya double indicateur, zimya danger, ushyiremo ikinyoteri cy'ibumoso n'ubundi kigaragaza ko ugiye kwinjira mu muhanda. Cya kinyoteri kigaragaza ko ugiye kujya mu muhanda rero, twavuganye ko kugicana birangirana n'icyo washaka kwerekana. Iyo ugumye ukigenderamo uratsindwa, ugikuramo kubera ko wamaze kwinjira mu muhanda. Kuba wamaze guhaguruka ugikuramo, ugakomeza ukagenda. Iyo ugeze imbere hari igihe uhasanga umurongo wera udacagaguye, s'il vous plaît, udacagaguye. Uwo murongo udacagaguye, umupolisi avuga ngo hagarara. Itsinda abantu benshi icyo gihe. Ntabwo uhagarara, uramubwira ngo birabujijwe. Hanyuma iyo bibujijwe ntabwo uri kwiruka, icyo gihe ugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kuko ko wari kuguteguza guhagarara. Uwo yumubwiye ngo birabujijwe ukora iki? Wagabanyije umuvuduko. We ashobora guhita akubwira ngo hagarara nta kibazo. Okay, hagarara, birabujijwe yabyumvise, hagarara. Icyo gihe uhita uhagarara, ariko mbere yo guhagarara urongera ugacana cya kinyoteri cy'iburyo kigaragaza ko ugiye gushyira ku ruhande, warangiza ukagikuramo ugacana ibinyoteri byombi, noneho ugahagarara. Noneho rero bizagenda gute mu gihe uzaba uhagaze utamubwiye ngo birabujijwe, cyangwa se mu gihe uzaguma kugenda utamubwiye ko bibujijwe ko guhagarara ku murongo wera udacagaguye? Nuhagarara utamubwiye, utavuze ngo birabujijwe, uzaba utsinzwe. Kandi nuguma kugenda nabwo utavuze ko bibujijwe, uzaba utsinzwe. Icyo yashaka ni ukugira ngo amenye igisobanuro cy'umurongo udacagaguye, ese kuwurenga biremewe cyangwa birabujijwe. Wamara kumubwira ko bibujijwe, akaba yaguha uburenganzira go ahead, urenge cyangwa se hagarara. Kuko uriya murongo udacagaguye birabujijwe guhindukira, birabujijwe kunyuranaho, birabujijwe kuwurenga. Icyo nkivuyeho. Icya kabiri, reka noneho tujye kuri wa murongo, ya mirongo yera yambukiranya umuhanda. Hari imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ibyo tubyita zebra crossing. Ziriya zebra crossing, iyo uhageze ugasanga umunyamaguru ahagaze ku mpande z'umuhanda ariko ataratangira gutambuka,
ugomba kubanza ugahagarara ukareka agatambuka, kandi ukareka akambukiranya umuhanda akagera hakurya. Mu gihe wambutse ataragera hakurya uzaba utsinzwe ikizami, uzaba utsinzwe. Uramureka agakomeza mpaka yambukiranyije umuhanda, ukabona guhaguruka ukagenda. Kandi mu gihe wahagaze ugomba kuwacanya ibintu bitera byombi, quatre côté wabicanye, turwigenana. Kandi wajya guhaguruka ukabyerekana ko ugiye kugira gute guhaguruka. Icyo nugikora neza uzabona perime byihuse. Dore ikindi kintu gitsinda abantu ni igihe ugeze ahantu ugasanga umunyamaguru aritegura kwambuka umuhanda, ariko hari kwambukira nta zebra crossing ihari, hanyuma wowe ukanga guhagarara ngo nta munyamaguru yemerewe kwambuka, uzaba utsinzwe. Nuvuga ngo iyo ubonye umunyamaguru ahagaze ku mpande z'umuhanda ariko nta nzira y'abanyamaguru ihari kandi utware mu kizamini, ikintu cya mbere wakora ushobora kuvuza ihoni. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugahagarara ukareka agatambuka. Hagarara ureka atambuke. Numwinjirana numutanguranwa ngo umutange gutambuka, uzaba utsinzwe. Ntuzakora ikosa, utazabura perime, kuko perime ni ikintu nanone iyo wabikoze nabi utabikurikiranye neza gishobora kukumaraho amafaranga, kigatuma ujya muri crise cyangwa se usubira mu bukene. Nuvuga ngo rero birasaba guhagarara ureke wa munyamaguru agire gutata atambuka. Ikindi, iyo uri mu kizamini, irinde kuvugana menshi n'umupolisi. Ukuvuga menshi akubwira ngo iri ni ikosa w'umusubizi, iri ni ikosa w'umusubizi, biratuma uta crible, hanyuma wibagirwe kuri mu kizamini, bitume utsinda. Tuza ube pose, hanyuma wumva ibyo akubwiye, hindukira, birabujijwe. Niba hari umurongo ucagaguye ubwo urahindukira ntacyo umusubiza. Niba hari umurongo udacagaguye uramubwira ngo birabujijwe, akubwire ngo hindukira nta kibazo, ucane ikinyoteri cy'iburyo uhindukire, noneho nugera imbere wa murongo wo ku mpande ntiwemere kuhagarara, ntiwemere no kukandagira. Igihe uzaba ukandagira uzaba utsinzwe bidasubirwaho, uzaba utsinzwe, nta bindi, nta negociation, nta mbabarira, nta kihangane, oya, uzaba utsinzwe. Kubera kuri umurongo mugari we udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, ntawemere kuwukandagiramo, nta n'uwemere kuwurenga, kuko nuwurenga uraba wagiye hakurya y'umuhanda, kandi tugendera iburyo bw'umuhanda twebwe. So rero irinde gukora ayo makosa ya hato na hato. Iyo ni circulation. Ikindi, mu gihe uri kwiga, mbere y'uko ukora ikizami ugomba kumvira amabwirizwa ya mwarimu. Icyo mwarimu akubwira gukora utegetswe kugikora. Nujya gushaka ibindi ngo uzane ubuhanga, uzane mu ubwenge bwinshi, uri umushoferi nsanzwe ntwara, sinjya kwiga kona, siniga parking, siniga demarage, sanzwe mbizi, aho watashye rwose amafaranga azagushiraho. Banza wumvira umwarimu, hanyuma numva ibyo akubwira, bizatuma ubona perime definitif byihuse cyane. Hanyuma iyo tuvuye ubwo twabanje ikizamini gitangira ku modoka, habanza kona, uva muri kona ukajya muri parking. Parking igira igihe ni iminota 7. Forumire iyo uhageze hano kuri tere tugusobanurira uburyo bino biti biri hano utabigonga, uburyo ugomba kubiparikamo, wese yaparitse neza, imodoka ibimeze gute, uburinganiye n'ikiye giti, ese ibitugu byawe biringaniye n'iki hano, kuko kuri tere kugira ngo imodoka ibe yagezemo tuguhari naho tukubwira ngo ibitugu byawe bigomba kuba biringaniye n'iki kugira ngo umenye. Ni amabanga y'ikizamini, ayo mabanga uyabwirwa na mwarimu wawe. Uzajya ubwira mwarimu aguha amabanga yo gutsinda, kuko aba yafite. Nta mwarimu n'umwe utaba ufite amabanga, keretse umwarimu ukigera mu kazi ntabwo aba aramenya amabanga, ariko umwarimu umazemo igihe abazi amabanga y'ikizamini. Hanyuma iyo uvuye muri parikingi nibwo ujya circulation. Iyi ni circulation twari tuvuye turi kuganiraho yo guhagarara haguruka. Hanyuma iyo uvuye ujya muri T-cross. T-cross ni ibanga rya mwarimu, ni rivanse, ni ugusubira inyuma, mwarimu akwereka ibanga ku buryo utazayitsindwa. Na demarage, iyo uvuye muri T-cross tujya demarage. Demarage igira ibanga, ni uguhagarara kabiri ukaba uratsinzwe. Ni ibanga rero mwarimu akwereka. Nzabakorera video mu gihe kizaza mbereke uburyo duhagarara n'uburyo duhaguruka ku buryo udashobora gutsindwa kandi dutakaje amafaranga menshi kuri demarage. Ahubwo tujye kuri moto, ipikipiki, moto ni nayo igira abantu benshi burya. Dore ikintu gitsinda abantu kuri moto 90%,
iyo atahiriye muri circulation ahira demarrage. Nta bantu bajya bavuga batsinda bakona. Tujye kuri ibyo bizamini bibiri bikomeye, circulation, demarrage. Nuvuga ngo iyo turi muri circulation ya moto nta bintu birenze bitaho, ni perime yoroshye, niyo perime. Muri perime yaba A na B na C na D na E na F, perime yoroshye ni perime ya A. Ni ibizamini bitatu gusa: circulation, kona na demarrage. Kuki mvuze ko yoroshye ni iki? Uzi impamvu moto yoroshye? Umva circulation yawe uko imeze, ni circulation iryoshye. Iyo ugeze ku kizamini ufata moto, ikizamini cyatangiye, wicayeho, wambaye kasike. Mbere yo kujya kuri moto wabanje kwambara kasike, uranayifunga. Igomba kuba ifunze ifashe, igomba kuba ifunze ku buryo bufashe. Hanyuma numara kuyifunga rero ya kasike, ubu mufite umugisha, ikirahure nta kikiriho. Mbere wabanza gukamanura n'ikirahure, hanyuma urahagaze neza, wakandagiye feri. Wakandagiye feri, uritegura kugenda, wakandagiye feri. Hanyuma umupolisi ahushye mu ifirimbi ngo uhaguruke. Dore ikintu mbere yo guhaguruka ugomba gutekereza mu mutwe wawe. Ugomba gutekereza ko ubuze gucanira ibinyoteri bingahe? Bitatu. Guhaguruka nta kinyoteri ucana, bitandukanye no ku modoka ihagurutsa ucana ikinyoteri, ariko kuri moto nta kinyoteri ucana, ahubwo ucana ikinyoteri ugeze mu makoni atatu. Ayo makoni kandi aba ateye, nicyo cyiza. Harazwi ahantu ucanira ikinyoteri, harazwi ahantu ucanira ikinyoteri, harazwi ahantu ucanira ikinyoteri hagize gute, harazwi. Noneho rero ikinyoteri twabivuganye, birangirana n'icyo washakaga kwerekana. Niba ukase ikoni, ipine ryawe rikirenga rya koni, wamaze guhindukiza ibitugu, cya kinyoteri gikuramo. Hari abantu bajya banga yantwiki ikinyoteri ngo wana ngo iyo nuva ngo ikinyoteri mu itegeko aba yawahirije. Ni ukuvuga ngo guhindura icyerekezo, guhindukira birangirana n'icyo washakaga kwerekana. Niba ushaka gukatira iburyo, cana ikinyoteri cy'iburyo, ariko ntukigumane urabutsinzwe, kubera ko imbere muri metero imwe n'igice hari irindi kona ugiye gukata ikinyoteri. Hanyuma wakigumanye, wateje impanuka icyo gihe. Cana ikinyoteri, ukirangiza iryo kona, ipine rya mbere rigisohoka, zimya ikinyoteri, witegure gucana mu rindi kona. Urabona ririya kona riri hariya, wowe cana ikinyoteri ugiye kugera kuri iryo kona, gisone nibura, kuko ikinyoteri cya moto gisona gisona nibura inshuro ebyiri, iya gatatu ugakupa, kivamo. Hanyuma iyo wabibase gutyo, circulation ntishobora gutsinda ibinyoteri. Urabubizi, wamaze kumenya umubare ikinyoteri gisona ko kitari kirenza gatatu. Ibyo urabizi, ugikuremo. Hanyuma kwangaja vitesse, haguhaguruka washyizemo vitesse ya mbere, utwikira levier de vitesse, watwikiriye vitesse, iriya levier watwikiriye. Urakurura kariro gahoro, atari cyane, umuriro usubizeyo, ufate embrayage, hanyuma uteremo vitesse. Kuko nta muntu wemerewe kwangaja vitesse afite umuriro. Niba wafashe embrayage, umuriro usa n'uwurekuye, urekure, hanyuma uteremo vitesse. Iyo ni kabiri. N'iya gatatu nuko bivuge, ni ukuvuga ngo vitesse ngomba kuzibara nkurikije uko ipikipiki iri guhinda. Imihindire y'ipikipiki niza kuguha gutsindira perime utavunitse. Nuyangaja uze vu uzatsindwa. Oya, like gutyo, yego. Hanyuma uko ugezemo ngenda, niba ntari no kukureba ndumva vitesse wakizemo. Icyo ugomba kumenya nuko ipikipiki igira vitesse 5, tugomba kuziga zose. Hanyuma umpeso yakubaza, ashobora kubaza ukoresha enye, ariko warizeshwe gukoresha vitesse zingahe? 5. Kandi ukabikora neza ruzungu, bikore neza ruzungu. Hanyuma aza vitesse 5, iyo ugiye ukata rya kone rya mbere, ukata ufite vitesse 3, ukakatana muri 3, hanyuma ukongera ugasubizamo za zindi ebyiri wakuyemo,
mu guhagarara ukuramo imwe ugatwikira levé de vitesse, kabiri ugatwikira levé de vitesse, gatatu ugatwikira levé de vitesse, ubwo usigaranye imwe ebyiri, hanyuma ukagira gute ukaza witonze ugacana cya kinyoteri cyawe cy'ibumoso ugiye gukata, wamara kugicana cya kinyoteri cy'ibumoso ugicanye, hanyuma akakubana ugahagarara. Iyo uhagaze mbere yo guhagarara ubanza ugakuramo vitesse, ugasigana vitesse imwe, hanyuma ugahagarara akongera akaguhamagara ari ugutisha arebe niba ya vitesse ikirimo, ugahaguruka akakubwira ngo uratsinze. Icyo gihe wabikoze neza. So ejo tuzakora inkuru irambuye ku bizamini bya provisoire, ni gute wakora ugatsinda vuba kandi utagiye mu ishuri. Ibyo rero tuzareba ibintu bishobora kubazwa 12 gusa, 12 byonyine buri wese yakiga kugira ngo atsinde atayize ibintu byinshi, atize ibibazo 120. Ni ibihe bibazo nakiga ntizibazo 400 kandi nkatsinda ku munsi w'ejo.